bayobozi muyoboye u Rwanda buri munsi saa 5:30 mba ndi hano peyaje iyo nyakubahwa perezida wa repubulika arimo ataha ajya iwe mu rugo sigara nihumuriza umuhumuro w'amapine y'imodoka ye kubera ko nta bushobozi mfite bwo kumugeraho. Ariko 2023 2024 murabizi perezida wa repubulika agiye kumanuka ze kwegera rubanda. Buri hantu hose perezida azajyayo, buri hantu hose perezida azajyayo nzajya mba mpari. Umunsi yo kubajiye meya ngo kututakemura ikibazo cya Cyambaranama uzavuga ko utarubizi. Niba utarabasha kumenya ikibazo cya Cyambaranama nirwa mvuze induru gutyo ukajya hariya mu ntebe ukirwa wicaye mu biro bya leta uvuga ngo ukemura ibibazo by'abaturage biki bashize ubwoba mwabagabo. Ibihe bibazo mukemura mwicaye aho ngaho mu biro utarumva ikibazo cyanjye ibihe bibazo mukemura. Niyo mvuga ngo umunsi perezida wa repubulika yavuze ngo ese muri ya musore Cyambaranama kuba mudakemura ikibazo cye harabura iki, akabaza meya ngo Cyambaranama harabura iki kugira ngo mukemure ikibazo cye, uzatangira ngo nyine iki perezida uzamubwira ngo nyine Cyambaranama kugira ngo ikibazo cye gikemurwe harabura iki. Ayobora ijari uyu munsi ari kuyobora mu murenge wa Gatsata ifu umurenge yabwiye inteko nshinga amategeko n'inteko y'abaturage yateranye ubwo abadepite basuraga akarere ka Gasabo kose muri buri murenge, avuga ko agiye gufata intama z'Uwihitayezu Emmanuel zatwariwe iwanjye zigatwarwa n'imitungo yanjye bikaba biragizwe mu baturage mu buryo butemewe n'amategeko, ko agiye kubwira gitifu uyobora jari uyu munsi ya matungo agasubizwa Hitayezu Emmanuel, noneho n'ibyo bikoresho biri mu baturage nkongera nkabisubizwa. Izo ntama baravuga ngo uriya mugabo bari ntama yaguze niba ari Gakenke ageza naho ngaho umunana arayitwara, hari n'amahene baragisha umunana. Izo hene uko bazimuragije n'ibiki byose ntabyo nzi, ariko ntama niba iri kwa munana uzagenda yikuhe, natayiguha ubuyobozi buzagufasha kugira ngo ihabe. Cyambaranama umuvugizi wa Cyambaranama ndirugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda uganzu niwe wantu. Uyu munsi ndi hano mu muhanda ndimo ndagenda, nitwa Niyonshuti Anderson uzwi ku izina rya Cyambaranama, ngeze hano kuri RDB ndasaba kurenganurwa ku karengane nakorewe na Kajuga Jerome ndetse na gitifu umurenge wa Gatsata. Ejo bundi ubwo abadepite basuraga imirenge yose igize akarere ka Gasabo, intama nayo nararagijwe n'umuturage wankoreraga yemereye imbere y'abadepite n'abaturage ko agiye kusubiza izo ntama nkazisubiza nyirazo. Uyu munsi yabeshye abaturage n'abadepite ko agiye kudusubiza umutungo wacu, ariko yarawutwimye. Turabasaba muturenganure kuko aka ni akarengane kavanze n'agasubizo. Uyu munsi intama zimaze ibyumweru 3 ntabwo arazisubiza, ntabwo nibaza icyo nzi. Uyu munsi niba mvuga ngo ibingibi baraza kuvuga ngo byacitse, Cyambaranama yaciwe amabere, Cyambaranama ariko none se yambaye intama z'abandi ntabwo nitakeneye kugenda kubona intama. Banyarwandakazi namwe bayobozi muyoboye u Rwanda, niba atari akarengane ibi tubyita iki? Video gitifu yemera ko agiye gutanga ayo matungo izo ntama baravuga ngo uriya mugabo bari ntama yaguze niba ari Gakenke ageza naho ngaho umunana arayitwara, hari n'amahene baragisha umunana. Izo hene uko bazimuragije n'ibiki byose ntabyo nzi, ariko ntama niba iri kwa munana uzagenda yikuhe, natayiguha ubuyobozi buzagufasha kugira ngo ihabe. Murabizi ko uyu mugabo nyuma y'imyanzuro we yisinyiye ubwe na polisi n'ingabo za gisirikare ku musozi wa Jari, yayirenzeho arangije araza ansenyera amazu 3 kubwo kumuhotera kuko nanze kugurisha isambu yanjye. Umugabo witwa Kajuga Jerome wo muri komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO. Ntabwo nzi ikibyihishe inyuma kugira ngo uyu muyobozi arebe ku myanzuro we yisinyiye na polisi n'ingabo za gisirikare aze ansenyere amazu 3. Yambwiye ko ngomba kujya kumvikana n'uyu muyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO, nkumvikana nawe nkamugurisha ubutaka bwanjye ku ngufu. Nanze kumumugurisha uyu mugabo nyuma y'iminsi 8 ku myanzuro yari yafashe yaragarutse ansenyera inzu 3. Yari yantegetse ko nemerewe gukandagira muri ubwo butaka, ko ngomba kugenda nkumvikana n'uyu mugabo
umurenge ugashyiraho abazamu, noneho abo bazamu nkajya nishyura 15,000 byo kurinda iyo sambu yanjye n'ibikorwa bihari, noneho uyu muyobozi nawe ushaka kundiganya isambu yanjye nawe akajya yishyura 15,000. nyuma y'iminsi 8 nibwo yagarutse asenya inzu zanjye 3 za kinyarwanda azira z'Inyanza zo mu Rukari. Gusa byibura aho bigeze uyu munsi ikibazo cyanjye inteko nshinga amategeko nababwiye uko bimeze, bansezeranya ko bagiye gufatanya n'umuvunyi bakareba uburyo bamfasha bakajya mu muzi w'ikibazo cyanjye bakareba uburyo bandengana. Ariko uyu muyobozi w'umurenge wa Gatsata yari yemereye inteko y'abaturage ndetse n'inteko nshinga amategeko agiye gufata intama n'ibikoresho byacu biri mu baturage akabwira ubuyobozi bwa Jari bwamusimbuye kubera yahoze ayobora Jari, uyu munsi ari kuyobora mu murenge wa Gatsata. Yabwiye inteko nshinga amategeko n'inteko y'abaturage yateranye ubwo abadepite basuraga akarere ka Gasabo kose muri buri murenge, avuga ko agiye gufata intama z'Uwihitayezu Emmanuel zatwariwe iwanjye zigatwarwa n'imitungo yanjye bikaba biragizwe mu baturage mu buryo butemewe n'amategeko, ko agiye kubwira gitifu uyobora Jari uyu munsi ya matungo agasubizwa Hitayezu Emmanuel, noneho n'ibyo bikoresho biri mu baturage nkongera nkabisubizwa. Uyu mugabo yantwariye inshabure za kinyarwanda nifashishaga muri filime zigera muri 200, antwarira amacumu, antwarira inkota, antwarira n'imiheto. Ibyo bikoresho nibyo nifashishaga mu mafilimi y'umuco nyarwanda nkabasha kubaho. Kuva ku itariki 2 z'ukwa 7 2021 umuntu arya ari uko yakoze. Niba nari gukora filimi ntabwo ngomba kurya, ntabwo nibaza ese uyu mugabo ari hejuru y'amategeko. Nagiye ku karere ka Gasabo njya ku mujyi wa Kigali, inteko nshinga amategeko irabizi, minisiteri y'urubyiruko irabizi, minisiteri y'umuco irabizi, minisiteri ya siporo irabizi. Ese harabura iki kugira ngo mwumve ikibazo cyanjye mune ndenganura? Bayobozi muyoboye uru Rwanda ndabizi ko uru Rwanda kwicirwa ubusa, guhohoterwa no kunyagwa iby'umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ibyo bintu byaraciwe muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ntabwo nzi impamvu, ariko harabura iki kugira ngo ikibazo cyanjye cyumvikane nanjye nabarwa ikibazo cyanjye kigere ku musozo. Niba uyu mugabo ibi bintu mvuga mbesha nimubijyemo, nimumara kubijyamo mugasanga uyu mugabo ibyo avuga bifatika, uwo mutungo wanjye ufungiye ku murenge wa Jari uhagaze miliyoni 7, izo ni inkunga na uruganzu n'ibisumizi twatewe na komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO binyuze kuri uyu muyobozi Kajuga Jerome. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaduhaye Girinka Munyarwanda mu bwoko bw'amahema aya y'imyeru nk'aya yo mu makwe. Uyu muyobozi wa komisiyo y'u Rwanda watumwe na Perezida wa Repubulika kugira ngo afashe abaturage, nanze kumugurisha ubutaka bwanjye asubira inyuma arambya ngo inka leta yamaye, ngo niba nanze kumugurisha ubutaka areka yisubirane. Ntabwo nibaza niba wenda kuba uyu muntu yitwa umuyobozi ari byo bituma agomba kunkandagira uko yishakiye kuva ku itariki 7 leta iramuhera. Nubwo niza amategeko ariko kirazira kuba umuntu yaba atuye ahantu umuntu nabi afite inyandiko y'urukiko ivuga ko uyu muntu utuye hano hantu urukiko rutegetse ko yatsinze bino bintu arimo bitari ibye bigiye guhabwa runaka. Komanda wa polisi na gitifu bakaza bakavuga ngo va mu rugo rwawe, uru rugo rwawe rugiye kujya mu ndimo, ngo akatangira kukubwira ko ngo wagiranye n'amakimbirane n'uyu muntu. Uyu muntu nje uyu munsi Imana imbabarire, ariko uyu muntu arimo aranyiba. Ntabwo mwisi gisamba ariko arimo aranyiba. None se kubera iki niba ikambivuga arimo aranyiba? Kuko niba ntabwo muri kunyumva ngo byibura mujye mu kibazo ngo mumenye mu gisesengure, mumenye ngo ari uyu nguyu ari uyu urega n'uyu nguyu uregwa, ninde uri mukuri ninde ubeshya. Bivuze ngo hari icyo uyu mugabo cyangwa hari icyo uyu muvunyi kugira ngo akunde anyibe. Ariko ndahamya ko leta y'u Rwanda ruswa yaraciwe. Hari umuyobozi umwe runaka nazi ugiye kumva ikibazo cyanjye akabasha kugikemura. Njye mvuga ngo umunsi Perezida wa Repubulika yavuze ngo ese uriya musore Cyambaranama kuba mudakemura ikibazo cye harabura iki, akabaza meya ngo Cyambaranama harabura iki kugira ngo mukemure ikibazo cye, uzatangira ngo nyine iki? Perezida uzamubwira ngo nyine Cyambaranama kugira ngo ikibazo cye gikemurwe harabura iki? Ntabwo nibaza kugira ngo
izo nzego zose kuva ku muyobozi w'isibo kuzamuka ukagera ku murenge ukazamuka ukagera ku karere ukagera ku mujyi wa Kigali ukagera mu nteko nshinga amategeko uretse ko inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite ndabashimira cyane Imana y'u Rwanda ikomeze ibahe ubutore ibahe ibyo mwifuza byose kugira ngo mukomeze murenganure abanyarwanda byibura muri kino gihugu cy'u Rwanda nirwo rwego nabashe kugeraho baranyumva kandi ndanabasaba ko byibura mwajya mu mizi y'ikibazo cyanjye uyu mugabo akabazwa impamvu intama n'amatungo yacu ari mu baturage yemereye abadepite ko agiye kuyaduha atarayaduha yemereye inteko nshinga amategeko n'inteko y'abaturage ko agiye kudusubiza imitungo yacu iri mu baturage yatunyaze kubera igitugu cye bayobozi muyoboye uru Rwanda buri munsi saa 5:30 mba ndi hano peyaje iyo nyakubahwa perezida wa repubulika arimo ataha ajya iwe mu rugo sigara nihumuriza umuhumuro w'amapine y'imodoka ye kubera ko nta bushobozi mfite bwo kumugeraho ariko 2023 2024 murabizi perezida wa repubulika agiye kumanuka ze kwegera rubanda buri hantu hose perezida azajyayo buri hantu hose perezida azajyayo nzajya mba mpari umunsi yo kubajiye meya ngo kuki udakemura ikibazo cya Cyambarantama uzavuga ko utari ubizi nirwa mvuze induru mumfata nk'umusazi ntabwo ndi umusazi ndi umusizi w'umuhanga uriya mugabo w'umucundenganya ubushize naramubwiye ngo kuba leta yarakwizeye ikaguhereza umwanya ukicara muri iyo ntebe bishaka no kurya imitsi y'abaturage twarakoze wa mugabo we nirwaga hano ku mihanda hano mu mujyi wa Kigali nzunguruka nkora amafilime ku muco nyarwanda kugira ngo abanyarwanda bakunde bamenye ngo Cyambarantama ni muntu ki wa mugabo we dore corona itangiye gutuza ngiye kugaruka mu kibuga biriya bintu byanjye mwasenye mu gihugu cy'uburiza mucyo mu nzu ho mu nzoga za Rubingo ku musozi wa Jarimane y'ikigo cya gisirikare we na gitifu w'umurenge wa Gatsata mwasenye inzu 5 harimo inzu 3 za Kinyarwanda nka ziriya z'Inyanza zo mu Rukari ndasaba ku Mana y'u Rwanda ubutaka bungana n'urwara rw'agahera ntabwo nzagura subiremo wa muyobozi we wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO nitwa Niyonshuti Anderson uzwi ku izina rya Cyambarantama ubutaka bungana n'urwara rw'akagahera ntabwo nzagura nzarinda mpfa naguhaye ubutaka bwanjye icyo wakora nubwo wapfa tukagikuzimu tuzazuka ubutaka bungana n'akagahera ntabwo uzabura ntabwo kugurisha ubutaka bw'umuntu ntabwo ari itegeko nta nubwo kunkanguko wifuza abanyarwanda twashize ubwoba wa mugabo kuri 59 narapfuye ndazuka bafataga ibisongo bakajomba mu bitsina by'abagore bigahinduka hano mwiru nararebaga n'amaso yanjye ku kilometero cya 59 wa mugabo zikazi kabereye uri muransetsa nubwo akangisha imbwa inyama wa mugabo kuba tutavuga nagaruka imitwe iri mu busa ahubwo ntawe tubwira ariko uyu munsi ndizera ko jibwe hari umuntu umwe ari umuyobozi runaka ugiye kumva ko bikwiriye ko noneho ikibazo cyanjye cyagira icyerekezo kuvuga cyane siko kuyamara ubwira uwumva navunika ariko babiri nkanjye barengana ejo babijana nutanabara uyu munsi subwo raporo utanga ko wakemuye ibibazo by'abaturage ni yiyi niba utarabasha kumenya ikibazo cya Cyambarantama nirwa mvuze induru gutyo ukajya hariya mu ntebe ukirwa wicaye mu biro bya leta uvuga ngo ukemura ibibazo by'abaturage biki bashize ubwoba mwabagabo ibihe bibazo mukemura mwicaye aho ngaho mu biro utarumva ikibazo cyanjye ibihe bibazo mukemura mwo mushaka tujye hariya turyame duceceke aba bagabo n'abahanga ejo bazanteranya na RIB na polisi n'abacamanza n'abadepite ngo mvugane n'abo ubuyobozi mvuga abagabo babiri Nanga Patrice wasenyeye inzu 5 na Kajuga Jerome watumye Ndanga asenyera inzu agafatanya nawe bakaba bafunze umutungo uhagaze miliyoni 7 ku murenge wa Jari mu buryo buri vagabo buri baringa butazwi tutazi icyo tuziba none ibyangombwa bya RDB mwashinzaga narabibonye byaruganze n'ibisumbize mwabagabo murashaka ngiye ngi kuzimukuza na ibindi bisigaye Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe
ejo ntazapfa ngo cyambara nama abanyarwandakazi nindamuka mpfuye muzamenye ko nziza umutungo wanjye aba bayobozi nibo nzaba nziza ntabwo njyewe nzarwara ngo mfe ndi umuvuzi gakondo nzi kwiza nta sida ndwaye nta mutima nta muvuduko w'amaraso cyambara nama ahantu hose ndi muzima nta biyobyabwenge nanyweye ndi mutaraga kuko se nzapfa nishwe n'ikigabo umunsi napfuye nzaba nzize bano bagabo aya mateka mvuga niyo nunga murabizi filime na cine zabaye icyaha ndasaba niba koko filime na cine ari icyaha nabyo mbimenya ariko ntabwo bivuze ko filime nkino zagakwiye gutuma uyu mugabo anyaga inkunga nawe yewe niba umutungo wanjye bwite nawe akawutwara cyangwa ukaba ufunze mu buryo butemewe n'amategeko. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe murakoze murakarama muragahorana amatafuriye